ariko umuvandimwe yageze kuvuga ko ngo yagusuye asanga nta ntebe ugira ndetse rwose ngo akaba ashaka kuzaziguhereza ngo akagupakiza n'imodoka akazana kamera ko atigeze azana kamera izo ntebe wenda zaba arizo yaguhaye mu ibanga rikomeye mwaje kubyumvikana umuntu uramutegera moto imugeza hano ukamutegera imusubizayo ukamugaburira ukamunywesha urumva ageze kuri kamera atagomba guhita yitaranga akavuga ati kugira wenda hari igihe ukorera umuntu ibintu akagira ngo uramusuzuguye yego ako kantu nagatekerejeho yego nimba nywa akarya akabona ahantu hameze neza nta kibazo akabona izo nkoko akabona ibyo biki ari igihe akeka ko namusuzuguye yego kandi nanjye koko abitekereza Pacson yavuze ko Amag nta ndirimbo afite atari umuraperi ari umumotsi ibyo nabivugaho iki by'ukuri umumotsi naramumokeye se we Pacson yego reka nkumokere tekereza ko nanjye nibereye brand ambassador yego ese unumvishe ko abantu bakubwira ko ukennye kandi ufite amakampani ariko se ubundi nigeze nkira barabivuga oya none se kuki bifuza umuntu uko yakena ubwo rero iyo nzara yabo bajye kugwa hiryo ngiyo ikibazo cy'amatama Benovi ikibazo cy'amatama ikibazo cy'amatama urakivugaho iki nzi cyabitama yewe yego bintwaye iki se yego kuba waritukuje ngo ndamagini ngo nditukuza yego ngo nkoresha abarozi nawe uzarogesha wenda worora urukwavu rumwe sha yego ariko ako kavidewo narakabonye bari gushyiraho cita umusatsi ariko se si uburenganzira bwe gushyiraho umusatsi hari ikibazo kirimo none ko mwe mwiyogoshesha bamaze kuri sabe ahita avuga ngo ahubwo ngo arampamagaye iyo bavuze ku muntu ahita aguhamagara ubona biterwa n'iki kuba nyine batagira ama smartphone none se warara mu kabari kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru uko bamwe bagendana agasimukadi akaba yashyiramo muri agasimukadi kwa kuntu ubwira umuntu ati ntiza bro ntizaho gato agacomekamo agahamagara yego hari n'igihe ahita agenda nk'ugiye kwitaba hanze wagushimira ntushaka kubyihorera gira ubutumwa ugenera abantu bose rero baguteye amabuye unabishyireho umucyo kabisa ayo mabuye nayubatsemo inzu wahise wikorera fondasiyo nahise nkora fonda ahubwo bantera n'umucanga nabonye inkuru breaking ngo napfuye ariko se mwabakanda nzugi mwe mwahumuye ko nzapfa mugategereza igihe cyanjye niki wakibwira abantu ku munsi uzaba warapfuye ntumara gupfa nabo bazapfa ikaze hano kuri Amag the Black Official muri kumwe nanjye ex w'ubunebwe hamwe nandi Nakuru Magique Committee baby no veke fake of course ngo was the ambassador of upcoming as mtoto butamwa nagenda talkative tutiravuka butini nyine ubwite avinyeshe ko Magique wanda wavuzwe ambyeshuro hit yo terezuba yiticuti y'aba boss itijwi ry'aba diaspora ntingejwi abandi ni kakaje ko pandemic indesite umwuzukuru urajama phone zishop umwana awumugore imbaraga z'ikwane zuba kavuba nyitaho operere nyitwa speaker tacoka gatse ko bari gukotwa Mr breaking mutubwire njewe hamwe n'umwu ari ngo n'ubunebwe ahubwo ndakubaza twakira umuntu bita Amag the Black uvuze utitakuma yego twakumva oya none kuna bihamiriza ngo nyita Magique wagira ngo yari kugaragara kuri kamera yego okay Amag bimeze bitese bimeze fresh mvugira ngo B1 Gin B1 Gin kwisi hose yego mvugira ngo Livestock Bank yego mvugira ngo Rujama phone yego ubu rero twinjiye sasa yego ngira ngo wene cyo kiganiro turaza kugira duhana ijambo kubera ko ari kumwe na mushiki wanjye ariko naje kwipanga akazi bitewe nuko nakomeje kubona ko rwose mu mazi iminsi munahashumika ikindi ndi kumwe n'umu legend urumva kugenda utavuganye n'umu legend gutavuganye na sogokuru ngo ntago umenye iki utavuganye n'abakuru ntumenye icyo sogokuru asize yagize gute avuze so amani rero Yes. Nagira ngo tuganire kuri turabishyiraho umucyo ejo nabonye ikiganiro cyakoze kwa Godfather urimo kuvuga ko umuntu bita Pacson n'umuntu bita Negji the General ari bamwe mu baraperi mwakuranye ndetse mwagakwiye kuba mwarumvikanaga ntago nakuranye nabo yego mwakoranye yego muri industry imwe ya hip hop ahubwo turavuga iki ko yego Amag
amajinga asigaye yitukuza. yego ibyo tubaza kwimubazaho ariko itoto naryo rigiye kuba ikibazo. nagiye kuba nambona utangiye kwita rwose ugenda uvuga uti ngewe n'izi bifu nazirambiwe ntanga nimero zanjye bikaba ikibazo, navuga ko n'umuraperi mukabyanga, navuga ko nkennye mukabyanga, rimwe na rimwe mukanagenda munavuga ko rwose abantu bagezeho gutuka inkoko. yego ngo n'inkoko nazo zayo ngo hasigaye birwa bazituka. ibyo nabivugaho iki? Ngewe nta kintu nkibivugaho. Ngewe muri ubu buzima kuri majike yego ntago uzabura abacantege. yego ahubwo nubona batari kuguca intege uzavuge ko ibintu urimo bitari bizima. yego kuva nta uri kujya. nta nyine umeze nk'igipapuro kiri aho ngaho Agaza. kitanditseho. yego ariko nubona hari abantu batangiye kuvuga kuri wowe babuze ibindi bintu bavuga, yego umenye ko kwisha maneno. ese ubundi weho iyo ubonye weho na generali reka tunamuhereho Negiji Serge nawe usigaye ari umu content creator kuri YouTube cyangwa se nawe ufite ibintu avuga kuki kuri YouTube, ubona we nawe muhuriyeho ubundi YouTube ye? yego afite YouTube ye? Negiji the General yego. Okay. nta kintu namuvugaho kuko burya barakubwira ngo nago inabi iturwa indi. yego akomeza atera imbere. ariko Benovio yego biravugwa ko Pacson yavuze ko Amag nta ndirimbo afite atari umuraperi ari umumotsi. ari umumotsi yego ibyo nabivugaho iki by'ukuri umumotsi? naramumokeye se. we Pacson yego reka nkumokere noneho ndiwe ndabyemeye. si yishimye se? yego ariko mvugira ngo rujamafone zisha kugira ngo B1 ubugenda umwibutsa amakampani ubereye brand ambassador. tekereza ko nanjye nibereye brand yego ambassador. ese unumvishe ko abantu bakubwira ko ukennye kandi ufite amakampani ariko se ubundi nigeze nkira barabivuga. oya none se kuki bifuza umuntu ko yakena? nabyo ni ikibazo. ubwo rero iyo nzara yabo bajye kugwa hirya ngiyo. yego ese ubundi bishobora kuba bigaragara cyangwa bashobora none se ubundi ukabima cyangwa umugani baragukandisha ukagukanda bakandira se bakoze iki? hari ifumbire bakukiye hari neva ntago bizakunda. yego bino bintu byo gusabiriza yego mu bicika none ntago barenza ngo kibiri. yego noneho wajya no kucyoherereza umuntu akahita akubwira ngo ntuyashyire kuri iyi ntuyashyire kuri iyi ntuyashyire kuri iyi ngo reka nguhe indi nimero, ugasanga umuntu wenda witwa Fabien ugiye kumwohereza icyo kibiri ubikuye ku mutima ugahita usanga handitseho ngo Donatire. se ni Fabien Donatire. rero abo ni babandi ikimwimye utangira kumva babyutse bavuga yego ngo amajutsi aba kibiri yego akakibura ngo kandi yirwa yimatatura. yego ibyo bintu ngiye narabirenze. yego wicaye mu ntebe kandi intebe rwose mbona ko ari nziza cyane ndetse n'abantu badashidikanya hano niwe ko hakora ibiganiro byinshi cyane, ariko umuvandimwe yigeze kuvuga ko ngo yagusuye asanga nta ntebe ugira ndetse rwose ngo akaba ashaka kuzaziguhereza ngo akagupakiza n'imodoka akazana kamera. ko atigeze azana kamera izo ntebe wenda zaba arizo yaguhaye mu ibanga rikomeye mwaje kubyumvikana cyangwa waje gusanga n'ubundi izo ntebe zari zihari biba ngombwa ko hubwo intebe ziwuziho. nakubwiye ngo abantu babuze content ni ukuvuga ngo nta kindi yari kuvuga. umuntu uramutegera moto imugeza hano ukamutegera imusubizayo ukamugaburira ukamunywesha, urumva ageze kuri kamera atagomba guhita yitaranga akavuga ati kugira wenda hari igihe ukorera umuntu ibintu akagira ngo uramusuzuguye. yego ako kantu nagatekerejeho. yego nimba nywa akarya akabona ahantu hameze neza nta kibazo akabona izo nkoko akabona ibyo biki ari igihe akeka ko namusuzuguye. yego kandi nanjye koko abitekereza ugasanga ari agasuzuguro noneho akahita ngo akwituye kuzaguha intebe
ariko nkaho yakwamamaje nimba acuruza izo nawe ari umukomisiyoneri wazo ngo abivuge atange na nimero ze akajya kunsebya amani. ariko ntahandi ibibazo birakiyongera. Ikibazo cy'amatama Benovi, ikibazo cy'amatama. Ikibazo cy'amatama urakivugaho iki? Nzi cyabitama. Yewe. Yego. Bintwaye iki se? Yego. Kuba waritukuje? Kuba waritukuje byo kuburi dage yitukuza y'amatama. Ngo ndamagini ngo nditukuza ngo nkoresha abarozi. Nawe uzarogesha wenda worora urukwavu rumwe sha. Yego. Nzaba nkwemeye. Yego. Amaji ngo nta kintu yizereramo usibye amarozi. Amarozi. Cyucyanye n'amarozi akuvugwaho. Niyo mpamvu yise amagini. Amagini. Ariko burura we si umunyarwenya. Nuko akora urwenya rusebya. Ariko ni umunyarwenya. Yego. So reka ibyo tubiveho twivugira kuri showbiz muri rusange kugira ngo wenda wagiye gukurikirana showbiz ibibazo uwitwa Jessica Mipango cyogera mu nkuba yagiranye n'umuntu bita Chita Magic ngira ngo wenda urabizi ariko witwa Chita yaje guca umurongo utukura ngashyira cyitwa defensive major ndetse n'uwitwa Jessica azinyuraho uyu mwanya none were ni Kigali mu Rwanda wera before ifashe gute nk'umuntu w'umuraperi episode ariko ngo yarazihagaritse zari 99. Yego. So njyewe ikintu navuga nuko ari Chita turaziranye ari Kasuku turaziranye ibyo bapfa simbizi. Yego. Ariko Chita yavuze ngo arashyiraho ingamba z'ubwirinzi. Yego. Urumva ko biba byafashe indi ntera. Yego. Hari zo nanjye shaka gushyiraho se none se umuntu akubwira ngo nzajye kumureba ngo cyangwa azaza kwirebe none se urumva udafite ubwirinzi. Umeze nka bwa wundi bwo kuri stage ya Riderman. ubwo bwirinzi umeze gute se ushaka kuvuga kuntu bamukuye kuri stage bakamujyana hasi se ese si wabibonye video si zihari. Yego. Ubwo se reka tuvuga ku bwirinzi. Yego. Wenda Chita we mu turanagura imbwa. Twabonye ashyiraho ubwirinzi bwa mbere yashyizeho umusatsi. Yego. None se ubwo n'ubwirinzi. Gusa n'ubwirinzi. Ariko nawe ubwirinzi yirindaga umutwe. Oyagenda gake. Ariko ako ka video narakabonye bari gushyiraho Chita umusatsi. Yego. Naje kumenya neza amakuru ntunzi gitoroshi ko umusatsi ntawe ugihari. Yego. Ese wambwa tukiri ku ibyo by'umusatsi. Tukiri ku ibyo by'umusatsi amaji. Uri kubyumva? Mwamba bare kujyana muri. Oya, witwa The Ben bigeze uvuga ngo ajya gukoresha uko yashyizeho umusatsi. Ariko se su uburenganzira bwe. Gushyiraho umusatsi hari ikibazo kirimo. None ko mwe mwiyogoshesha. Yego. Gushyiraho umusatsi wabona nta kibazo. Ubu ndamutse nkuyeho kino gisage. Mwahita musarasi. Oya. Ariko nabyo yabari inkuru. Ese iyo ubonye umuntu bita Chita wenda zaketa bakora kango gakuryo kujya wenda ntekiza ko bikora kujya trending ashiraho umusatsi akate n'uturongo tubiri mu mutwe ejo mu gitondo tubana witwa Sabe yashyizeho dread Rastafari. Yego. Oya nagare yayi kwakoze n'ikiganiro azifite ni zanyazo ubu ngo baracyazifite wasanga kizifite wenda nuko ataragaruka kuri kamera. Sabe hari ahantu wankoreye utuntu bituma umuntu atekereza cyane. Yego. Wewe ubibonye ubona bikoreka iheshusho muri showbiz. Ubwo nyine nuko bimeze. Ariko bura Sabe. Sabe yahise akora feri. Yego. Na Chita nawe aravuga ati nago Sabe yakira naho direde. Yego. Nanjye ngo ngumana wenda oya tubivuga mu Kinyarwanda. Oya ariko uruhara rwa Chita ntago ruraba rurereye cyane ntago ruragera inyuma mwisi. No kuvanga ikintu yakoze yahise ajya kwita ku mutwe we nkuko mugenzi we bahoze bari inshuti yabikoze abinyuze mu bundi buryo nibwo gufata uturongo adukubita hehe kwicwanga. Ntago se mwabibonye. Yego. None si uvuze ngo umuntu bahoze bari inshuti ubu ntago bakiri inshuti. Njyewe mbibona kuriya kuko hari ikiganiro nabonye kwa Murinda Habi. Yego. Bamubaza nkabona ari kurya iminwa ubona atabyemeza neza. Bamaze kuri Sabe ahita avuga ngo ahubwo ngo arampamagaye. Iyo bavuze ku muntu ahita guhamagara. Yego.
kandi ikiganiro ntabwo cyari kiri live. Rero ikigaragara ntago bagicana uwaka, kandi jewe iyo mbibonye mbivuga uko mbibona nkanjye. Dore ko bavuze gutunga igitoroshi. Yego. Wigeze kumbwira ngo wifuza kuba wakora indirimbo y'amamiliyoni wenda nka miliyoni 10 video, ariko ngo bikaba binyuze wenda mu kuboko kwa The Ben. Ngira ngo wenda The Ben uherutse no kuvuga ko bagomba kukwitondera. Uravuga ati rero The Ben yagakwiye kugira gute, yagakwiye guhonkorera indirimbo tukanayikorana akanakora video. Ese woba wumva iyo ndirimbo yabi yandi Yabari ya The Ben. yabari ya The Ben. Muri make uri kwa The Ben collabo ariko akiuploadingira akanishyura yego nuko bimeze. ahubwo we ari gusaba gutanga collabo. Uitwa The Ben. Oya nago ndi gusaba gutanga collabo. Yego. Navuze ko ntago mfite ubushobozi bwo gukora iyo ndirimbo mushobora kubyina kabiri. Yego. Mukahita muyireka. Ubwo imishwi yanjye mukaba muyiburijemo. Ndavuga ni ariko mbonye umuntu twakorana akiyishyurira umunwa ndawufite, vasi ndazifite, ibyo byo nabikora. Yego. Ese wose ugabona ari iki gisigaye gituma imiziki y'abanyarwanda tuyumva kabiri wa mugani uko wari ubivuze? Sha mwana ntago ni uziko amatiku asigaye aganjije umuziki, hakaba hakorwa ikirero nk'umuhanzi wabonye ko amatiku aganjije umuziki ukanabireka. Nukuhita mvuga ngo ibi bintu reka mbe mbigiye ku ruhande. Yego. Ubona haba iki kugira ngo bikosoke? None nawe nigire bazahansanga. Turabanga amatopito turagura imbwa. Yego. Yambwa uyagiye wa mugari ufite imbwa ngo bita ngo yuhu. Hari yitwaga yuhu. Oya iri mbwa barayibye. Amaji ubwo sa amaji wa mugani yabayeho gutyo nta mbwa gutyo se. Oya ariko urumva ko bagiye gutuma, ariko urumva harasigaye indi mbwa. Iriza hayasigaye se kandi waravuze ngo uriyo. Banese wabyivugiye. Ndakumva rwose ngiye. Aravuga ngo ndi. Hasigaye indi rwose. Ese amaji iyo ubonye umuntu w'umugabo avuga ati ngiye ndi imbwa akanabyerura akanabyemera, uba wumva nyine abantu bazabyakira gute? Bazabyakire cyangwa babireke. Kubera iki? Ko ngiye mfite uburenganzira bwanjye. Kereka niba bigize icyaha. None se ubwo umwana waramutse akubwiye ati umwana ntashaka ziyita kanyamanza cyangwa niyo mbwa tuvugana. Yego niyo. Wamubwira ngo niyo. Cyangwa tumucishaho ibyangombwa afite ko abantu tugeri ibyangombwa byanditseho irangamuntu. Ese wowe handitseho iki? Hakizimana man. Hejuru y'iri zina handitseho indangamuntu se? Ese uranga bandikeho indangambwa? None se ko atari oya we yisimbwa ariko ntagarama nagatazirana. None se ubona abantu zibitwa ba Francois abandi bakabita barutwe. Ubu ngubu nago cyabita maryamfashe. Ubu nago banyita ngo ndiga koko Mr Chicken. Yego. Utwo n'udutazirano ako nitaziriye ni kari. Hari abantu benshi bavuga ngo Amag the Black ngo yamamaza ngo ibisindisha ngo none ngo byamunanuye ko mbona ngiye utananutse. Ariko se wagiye abana bakakwita cyabitama, haryo ngo cyabitama bananutse. Wagiye ubareka. Ahubwo ubu kubera iki batazana amatama? Wasanga ari ikibazo cy'imirire. Wasanga ari ikibazo cy'imirire. Waburya capati n'ibishyimbo byo kwa Mayaka. Nabwo rimwe na rimwe ukabura kuza gusambira ku bantu. Amag niduhura face to face. Yego. Nzaguhuwa ngo ibyo nibyo biramusaba kuzaba hetse igikapu cyuzuye amabuye. Yego. Kuko ntage ibaba kugira ngo ataguruka. Uri hushye igahita ryiruka se.
ese Amag Yo. abantu benshi bakunda kuvuga ngo Amag the Black ngo yirwa kuri TikTok yanjye yego kandi ngo ntabwo byabikwiye ngo nk'umusani ahubwo gira ndetse sinigeze kwirwa yumva gusereza avuga ngo Amag ngirwa za TikTok ubundi musani ngo waje kuri TikTok ngo bemeze bite ngo arakendebereye abo bantu bubabwira iki ariko se aba bantu nyine baracyafite ya myumvire ya kera yego iri analog nabonye na ba Diamond bayizirirwaho nabo bajya kuri TikTok na Rikiba cyangwa Asake genda urebe bose bajyaho rero nimba abo bantu bataraba update ngo bataraba update y'ukuntu TikTok ikora yego bagomba kudukritikaho none se bo babimbwira bagiye kuki yego ubwo update bisobanura iki kwi-updatinga nyine ukamenya ko TikTok hari akamaro ifite ndamamarizaho ndakuraho ibiceri yego uri mu magambo yego akantu abandi baraperi benshi bahuriye muri rusange hari akantu ko kutagira telefone ngaho uzabaze nk'uwo mugabo wari uri kumiga umubaze ngo manigani ni iki ubona biterwa n'iki kuba nyine batagira ama smartphone none se warara mu kabari kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru hari igihe uhura n'abasore mugendana bifite ka kaboko kameze nk'umukoba agakweduka yego ariko jewe nkuru nafashe nuko bamwe bagendana agasimukadi akaba yashyiramo muri agasimukadi kwa kuno ubwira umuntu ati niza bro nizaho gato agacomekamo agahamagara yego hari n'igihe ahita agenda nk'ugiye kwitaba hanze Amani yes. Ngira ngo wenda kukenye n'umuziki nabwo twanagitindaho cyane ariko first of all umwe mu bantu baba investor cyangwa se abashoramari uyu mwanya wa none nigeze ko nawe ikiganiro rambwira ngo ukunda umuntu bita Kelisi ndetse n'umuntu bita ngo uyu mugabo Ushina Gerard kandi ngo bakunda ko ari abakozi nkahita nibaza ngese umuntu bita Amag the Black usibye ko yarashoye mu nkoko agashora wenda mu bworozi ntaga ajya agira inzo zo kuzashinga nk'uruganda. Okay, ibyo byose ikintu cya mbere nuko tuba tugomba kubanza gukora burya umuntu gukora bihera hasi ariko nta muntu utifuza icyo gikorwa. Yego. Wumva uramutse ushinze uruganda? Yego. Wakora nk'uruganda rw'iki? Byaterwa na budget naba mfite. Yego. Ariko nashinga uruganda rw'ibagiro. Ubwo nuvuga ngo rubaga inyama z'ubwoko bwose byanze bikunze ni ikintu kigendanye no mu gifu. Yego. Nakora sosoma. Yego. Nakora akawunga nka King James. Yego. Nakora ituragiro ry'amata. Yego. Bavuga ituragiro ivugutiro bagita ngukira ikusanyirizo ry'amata. Yego. Bipfa kuba ari ibintu bijya mu nda. Kubera ikinda rero nuko nta muntu utayifite kandi buri munsi isaba. Birata kuvuga ngo ushaka business itazahomba. Yego. Uruganda mukorana bita Livestock Bank. Yego. Mufitanye imikwanire imeze gute kuko nakomeje kumva ugenda uruvuga nkavuga ati wenda wasanga ari ukwezi kumwe umwaka ugashira mufitanye gahunda y'imikwanire imeze gute? Dufitanye urumusha ya Horuda cyangwa wenda uri umwambasaderi wabo? Ndi brand ambassador. Yego. Yego. Kandi turi gukorana neza. N'ubu ngubu ikintu nababwira nuko bazajya batanga komande abantu bifuza imishwi kuko abakiriya bamaje kuba benshi. Yego. Nabo bakabashyira kuri liste y'abazafata indi mishwi. Yego. Y'ubutaha. Yego. Usibye Livestock Bank bwo bahereye hano Kayonza. Ariko ngo numvishe ngo mu Rwanda hose ngo baragira gute baradelivaringa? Barakudelivaringira rwose mu Rwanda hose ahantu hose wabuherere. Ikijyanye na B1 Gin. B1 Gin nazo mu maduka yose. Amabotike ama alimentation. Icupa ryagoye inze viral. Warabibonye? Yego. Eh. Amag the Black mu muziki.
usibye kuba utegereje The Ben atazana kuzongera kuduha indirimbo ndetse na video. oya ntago mvuze ko nazongera kubaha video ariko erega biranabivuze ntanga urugero. Yego. Ariko icyo n'umuziki cyo ubwo twitegeka iki? Nitege ko imiziki ihari. Imiziki ihari. Ntago maje kumva indirimbo yanjye. Ntayumvishe. None usugura mu biki? Ahubwo vuga. Hari n'igita azasohoka. Byonyine kuva. Niwe wenyine se. Kuva wayumvishe. Yego. Urumva? Ubwo yasohotse. Ntago ari we wenyine rero. Nawe udakoze indirimbo ntisohoke. Ntago ari njye. Sinanjye ngiye nyine uyumvishije. Nkayiburirwa irengero. Ntago uzi indirimbo bita Bon Appetit. Uwitwa Muhire Johnson. Yasohoye akahita anashyiramo akajingo ngo Muhire Johnson the Promora. Buriya ngo umuntu bita Muhire Johnson ntago yakandagira muri Kigali Universe. Oh yes. Bahise bamubwira ati we na Melody barababani. Tugomba kubana nk'ikirere n'iki n'ubutaka. Nyuma yo kubona ko hari ukuntu umuntu akora indirimbo ikaburirwa irengero. Yego. Naravuze ati nanjye ngomba kuba nicaranye studio. Yego. Nibura ubwo ni inkoko izaba yayisibye se. Jeta kuvuga ko usibye Amag the Black kuba yaramajije korora imboga nani inkoko ku muyumbu. Inkoko ku muyumbu nanjye kurasa imbogo. Yazanye na studio ku muyumbu. Abahanzi se bakeneye gukora indirimbo no Amag. Oya babyihorere. Nikora imiziki ya Amag yanjye. Yego. Nk'umuhanzi. Yego. Makoni koshwa nagiye kumusanga nsanga nagiye kumusura nsanga nabagira studio mu nzu. Yego. Ukennye. Amag ikibazo cya nyuma. Ngo wazamuye Bruce Melody. Oya. Niko bavuga. Abakisi. Njewe rero. Iyo Melody yaguciye mu biganza. Ariko nawe Kamishi yarakuzamuye. Oya Kamishi yaramfashije cyane. Yaragufashije. Na Melody yaramfashije. Yego. Kuko nkazira chorus yankoreraga ntago nari kuzishobora. Yego. Uzongera kuduhereza umuhanzi mushyashya ryari? Ariko nzamuzana. Yego. Nzamuzana ariko buriya reka nkubwiza ukuri. Yego. Muri ibi bintu bya music. Yego. Njyewe nubwo mbikora like business. Yego. Mbikora nko kugira ngo nyine nzamure impano. Yego. Rero iyo mbonye impano yazamutse ikagera igera ndishima nkavuga wow nago nataye inyuma yahuye. Yego. So Amag wagushimira nushaka kubyihorera. Gira ubutumwa ugenera abantu bose rero baguteye amabuye unabishyireho umucyo kabisa. Ayo mabuye nayubatsemo inzu. Wahise wikorera fondasiyo. Nahise nkora fonda ahubwo bantera n'umucanga n'amatafari byose. Mwana nago muza ibyo mwigira byose. Ibyo mushaka kuvuga ibyo ari byo byose. Yego. Nago bizabahira kuri njyewe. Nabonye inkuru breaking ngo napfuye. Ngo iki? Nago bizi ko napfuye. Amag ngo yapfuye. Bagezaho kukwica. Ariko se mwabakanda nzugi mwe mwahumuye ko nzapfa. Mugategereza igihe cyanjye. Niki wakibwira abantu ku munsi uzaba warapfuye? Numara gupfa. Nabo bazapfa. Niki udashaka ko kizaba ku rupfu rwawe? Oya nago njya mvuga kuri ibyo bintu. Yego. Iyo umuntu yarangije gupfa mukora ibyo mushaka. Murapostinga, murasakuza, muravuga ati cyari ikintu cy'ikigabo cyiza, cyari cyaratuzonze. Ubuzankuko noneho kizongera kuzivugira he? Shaho mu gihe nkiriho bro. Mu gihe nkiriho. Yego. Mumenye ko ibyo mukora byose muri kwandika ku mazi. Yego. Reka dushimire witwa Amag the Black yaringiye kuri Magic ko nagona n'indi ngiye nyine ndi kumwe. Nanje X ubunebwe. X ubunebwe reka nzamuzane kuri kamera ubundi atubwire ubundi mu bw'X ubunebwe. Nako byakwemera. Ye kare. Twatukumwe na Zebra Switch. Ibiga byacu byanakagaruka Jabress. Yeah man.